ni Umuhuza Business and Training Center. Umuhuza Business and Training Center akaba ari ikigo giherereye hano mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko icyicaro gikuru cy'iki kigo kiri hariya i Nyamirambo. Ubu twabafunguriye ishami ku Murindi, kugira ngo murabibona hano ishami ryo ku Murindi twabafunguriye. Iki kigo kigamije iki? Guhindura imyumvire n'imitekerereze ndetse n'imikorere muri rusange. Twigisha rero abantu by'umwihariko abagifite imbaraga, abajene. Nta mpamvu yo kuvuga ngo umuntu ngiye nararangije secondaire cyangwa se kaminuza ngo ariko ndi umushomeri, cyangwa se ngo wumve ngo ntago wize umve ubuzima bwawe burahagaze cyangwa se burarangiye. Uyu munsi wa none wigishwa gutunganya ibivuye mu ifarini cyangwa se ibikozwe mu ifarini, ikintu cyitwa boulangerie na patisserie. Bya bintu byose mujya mubona muri boulangerie byose turabyigisha: imikati, isambusa, pizza, gozete, gato n'ibindi bitandukanye. Twatangiye rero dukorera i Nyamirambo. Ni ikigo cyatangiye umwaka ushize muri 2020 mu kwezi kwa 11. Dutangiye kubera ko abanyarwanda bari bafite inyota y'ubumenyi, baratwitabira bitabira ikigo i Nyamirambo. Hanyuma ariko abantu baza kutubwira bati hari aho rwose ubu bumenyi tubukeneye ariko ntibutwegere bihagije, cyangwa se tukaba tunanirwa no kugera ku kigo. Baravuga bati byaba byiza mugiye mufungura amashami. Ubu ngubu rero twatangiye gahunda yo gufungura amashami. Ishami ryo ku Murindi ngira ngo mwabibonye, tuzatangira kuwa mbere. Abanyeshuri bazatangira kuwa mbere, twanabashyiraho promotion kugira ngo twinjire neza muri iri shami turitahe. Ntabwo kuritaha hari bya bindi nkuko byari bimenyerewe kera mu gihe cyose covid yari taraza. Abantu bashoboraga gukora ibirori bagasabana. Twebwe ibirori byacu ubu ngubu turimo kubikorera mu guha promotion abanyeshuri baza batugana muri iki cyiciro cya mbere. Buri munyeshuri turamuha amafaranga 10,000 kugira ngo azabone uko ajya gutanga ubuhamya ku bandi. 10,000 biri mu mufashe mu gihe arimo kwiga cyangwa se arimo gukomeza amasomo ye. Hanyuma tubimuha gute rero? Ubusanzwe minerivare yo kwiga bino bintu ni 55,000. Ukabyiga mpaka ubimenye neza, yaba ari keke, yaba ari pizza, yaba ari gato n'ibindi. Ariko twebwe twabashyiriyeho kwishyura amafaranga 45,000. Hanyuma bya 45,000 ubwo tuba tugusigiyemo 10,000 kugira ngo nawe ubashe gukurikirana amasomo yawe neza. Abo ku Murindi rero, abi Kanombe, abi Masaka, abi Kabuga, abi Remera, aba Kimironko, i Masoro, i Rusoro ndetse n'ahandi hatandukanye, mushobora kumanuka tugahurira aho ku Murindi tukiyigira. Ni mu murenge wa Nyarugunga. Mwahamagara kuri 0788792147 kugira ngo mubashe kwiyandikisha, cyangwa se mugahamagara 0788365852. Mwiyandikisha hakiri kare kuko twigisha abanyeshuri bake. Ngira ngo murabizi muri iki gihe ntago dushobora gufasha abanyeshuri benshi kubera n'impamvu cyangwa se n'ingamba zo kwirinda. Ubwo rero utiyandikishije ngo uboneke muri abo bake tuzafata kuri promotion ya mbere, usiniraho. Kinyarwanda baravuga ngo ntuzandenganye kuko nje ntako ntagize kugira ngo ngufashe. Abi Kanombe mu Kajaga mwamanutse tukiyigira, nyamuneka muri mu biki ku Murindi muze twige.